iki kibazo cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe budutsiko hari ukuntu bagiye biremamo udutsiko tumwe dushyigikira abandi byatangiye tubona ari nka showbiz nk'uko showbiz ziriho ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha aganisha kuri amacakubiri aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabazwa. Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa arakurikirana. Muri cya gihe rero imenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Ahunze yaragikurikiranwa nibyo kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze yahise agenda. Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunze agatsiko k'abantu bankoreye yicarubozo mu gihe cy'imyaka 4. Ni nkuko nawe afite akandi gatsiko nta kujya wumva avuga ngo big energy. Tariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ariwe Yago arega uzaba kiriho Cyprien ariwe Jihad. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka ariko ngo yagiye ataka ni mwamwumva gutaka ni kumwe bajya kuri social media urese ubutaka. Niba yarabegereye Yago ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro kuko ndetse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha. Yego hari urundi rutonde ejo ndakurikiranye ikiganiro cya Yago ndakireba cyose ariko numva yavuzemo amazina menshi harimo Sabe harimo M Irene harimo abitwa ba Rocky harimo abo ba Jihad harimo ba DJ Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo amategeko araharira abagarura. Yego harabo muragarura urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranywe ibyo byago Yago. Yego nta nubwo iperereza ryahagaze birakomeza.